twongeye kubasuhuza murakaza neza kuri Soma Top Box. Uru ni urubuga rubafasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro. Tubasangiza ubumenyi n'amahame babiri mu bitabo biri top bwabafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Uyu munsi tugiye kuganira ku gitabo cyiza cyane. Ni igitabo cyahinduye ubuzima bwa benshi. Ni igitabo cyafashije benshi bari abakene nta kizere cyo kubaho. Bahinduka abakire, bahinduka abatunzi bakomeye cyane. Iki gitabo cyitwa Umukire wa mbere w'i Babylon cyangwa The Richest Man in Babylon. Iki gitabo cyasohotse bwa mbere mu 1926 cyanditswe n'umugabo bita George S. Clason. Ni igitabo kimaze iminsi myinshi ku isi, ariko ubumenyi gihetse cyangwa ubumenyi bukirimo buracyafite agaciro n'ireme ku buryo na n'uyu munsi ubukurikije bwagufasha kugera ku butunzi. Amasomo ari muri iki gitabo na n'uyu munsi aracyafasha abantu kugera ku ntego zabo, arizo zo kuva mu bukene bakigira bakabaho neza. Niba wumvise neza izina ry'iki gitabo riravuga ngo umukire wa mbere w'i Babylon. Ese aho i Babylon ni hantu ki? Uyu munsi wa none iyo umuntu yumvise izina cyangwa ijambo Babylon yumva ikintu kibi kidafite agaciro cyangwa giciriritse, mbese ni ijambo ryahindutse nk'igitutsi. Abantu benshi bafata Babylon nk'ahantu hari habi cyane ndetse hatari hafite agaciro, kenshi bitewe n'inkuru bagenda basoma muri Bibiliya. Reka mbanze nkubwira amateka make kuri Babylon. Babylon wari umurwa w'igihangange wabayeho kera cyane, wari uherereye hamwe twita Iraq y'ubu. Wari umurwa ufite ubutunzi n'abakire benshi cyane. Bibutse ko abanyababiloni bari abahanga bahambaye bazwi cyane mu mibare ndetse n'ibyo bita economy cyangwa icungamutungo. Uburyo bwinshi dukoresha uyu munsi mu gucunga amafaranga, abanyababiloni nibo bantu ba mbere babutangije. Bari abahanga cyane. Babylon wari umujyi ufite inkuta ndende ku buryo bitari byoroshye ko wazimeneramo cyangwa ngo uteze umutekano muke uturutse hanze. Mbese bwari ubwami bukomeye cyane. Iyo urebye ahantu Babylon yari iherereye biragutangaza cyane, ukibaza uburyo bageze kuri ibyo byose, kandi bigaragara ko ari ahantu ko bitoroshye ko haba ikiremwa muntu. Hari ahantu h'ubutayu, ubutaka budahingwa, hadafite amazi ahagije, kuko bifashishaga ibyo bita irrigation cyangwa guca imigende y'amazi kugira ngo babashe guhinga. Ntibyabaga byoroshye. Ndagira ngo wibaze ni gute bageze kuri ibyo byose nyuma yo kuba bari batuye ahantu nk'aho hatari ubuzima. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubumenyi buri mu gitabo The Richest Man in Babylon cyangwa umukire wa mbere w'i Babylon. Bivugwa ko ari bwo bakoresheje kugira ngo bagere ku butunzi n'ubukire bwinshi bari bafite. The Richest Man in Babylon ni igitabo cyanditswe mu buryo mbarankuru, gifite inkuru zigaruka ku mugabo witwa RICHEST, ari nawe bivuga ko wari umukire wa mbere w'i Babylon. Muri iki gitabo avuga amahame cyangwa amasomo yamufashije kugera ku butunzi bwe, ari nayo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Mbere yuko dutangira, ndagira ngo nkusabe ukore subscribe kuri Soma Top Box kugira ngo ujye ubasha kubona video zacu tukimara kuzipostinga. Kola subscribe kandi ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi video, kuko ndabizi ko hari icyo bakungukira muri aya masomo cyangwa amahame ari muri izi video, bityo bagahindura ubuzima bwabo nabo bagahinduka abakire. Hari ibintu by'ibanze ugomba kumenya mbere yuko dutangira iki gitabo. Niba ushaka gutunga amafaranga, icya mbere ugomba kumenya uko amafaranga akora. Ikindi ukaba koko uyashaka, amafaranga ari prioritaire kuri wowe. Reka nanone nkubwire ko imikorere y'amafaranga uko yari iri kera na n'ubu niko ikiri. Icyasabwaga ngo uyabone mu minsi ya kera na n'ubu nicyo bisaba. Ugomba kumenya amafaranga n'imikorere yayo mbere yuko uyashaka. Reka dutangire. Ihame rya mbere riri muri iki gitabo riravuga ngo ku mafaranga wakoreye ugomba kubanza ukiyishyura. Ese ibi bishaka kuvuga iki? Muri iki gitabo handitse ngo igice cy'amafaranga wakoreye ni icyawe ngo ukigumane. Amafaranga wakoreye yose ntagomba gushira wishyura abandi bantu. Wishyura ibyo kurya, wishyura telefone, wishyura imisoro cyangwa n'ibindi bintu byinshi. RICHEST hano aravuga ati nibura ku mafaranga wakoreye mbere yuko ugira icyo uyakoresha banza wihembe 10%, ubundi ukoreshe 90%. Aya mafaranga wihembye uyabika ahantu ku buryo udashobora kuyakoraho, uyareka gwire paka igihe gikwiye kigeze uyakoresha iby'umumaro. Aya si amafaranga yo kugura telefone nziza, televiziyo nziza cyangwa ibindi bintu byinshi byo kwishimisha. Bibutse ko amafaranga wihembye ashobora guhinduka bitewe nawe ubwawe, ubuzima ubamo cyangwa umushahara wawe uko ungana.
ihame nuko mbere yuko ugira icyo utangaho amafaranga icyo ari cyo cyose ugomba kubanza kwihemba. Itandukaniro riri hagati y'abakire n'abakene riri mu kumenya iri hame ndetse no kurikurikiza. Igihe cyose amafaranga yawe ashira mu kwishyura abandi, ntaho uba utandukaniye n'umucakara w'abo bantu uba wishyura. Igihe cyose amafaranga yawe ubonye ashira mu kwishyura ibyo wariye cyangwa ibyo wambara cyangwa aho uba, ntaho uba utandukaniye n'umucakara, kuko nawe nibwo buzima bamo. Kora cyane ubundi amafaranga ubonye ubanze wihembe mbere yuko uhemba abandi. Ihame rya kabiri cyangwa isomo rya kabiri riravuga ngo ntugomba kubaho ubuzima burengeje uko winjiza. Iri hame rigendanye no gukontorora uburyo ukoresha amafaranga yawe. Niba ushaka gutunga amafaranga ukoresha ntagomba kuruta ayo winjiza. Nk'urugero, niba winjiza ibihumbi 10 ku kwezi, ntugomba na rimwe gukoresha amafaranga arenze ibyo ibihumbi 10 ku kwezi. Ntugomba gukoresha amafaranga arenze uko winjiza. Ibintu byose tugura iyo tubonye amafaranga siko biba bikenewe. Ibyinshi usanga ari ibyifuzo byacu gusa, ariko ntacyo byongera ku buzima bwacu cyangwa dushobora no kubaho tutabifite. Aha birasaba kumenya gutandukanya icy'ingenzi ni ikihe, ikitari ingenzi ni ikihe, igikenewe ni ikihe, ikidakenewe se ni ikihe. Kubaho munsi y'ubushobozi bwawe niryo somo. Ihame rya gatatu riravuga ngo kora ku buryo amafaranga gukorera. Amahame abiri abanza twaganiriye nagufasha kugira ngo ubashe kubona igishoro, ubashe kubona amafaranga. Umaze kubona amafaranga, kuyabika gusa akabaho si byiza, ahubwo ugomba kuyakoresha mu bintu byunguka kugira ngo abyara andi. Mu gitabo umukire wa mbere w'i Babylon cyangwa The Richest Man in Babylon, Alikada avuga ko ugomba gushora amafaranga yawe mu bintu ufiteho ubumenyi. Urugero, niba ushaka gushora amafaranga yawe mu bworozi bw'inka, ugomba kuba ufite nibura ubumenyi bw'ibanze ku bworozi. Niba ushaka gushora amafaranga yawe mu bucuruzi, ugomba kuba ufite ubumenyi bw'ibanze mu bucuruzi. N'ibindi bintu byose ushobora kwifuza gushoramo amafaranga yawe. Bitari ibyo ushobora guhomba ntumenye uburyo amafaranga yawe yazimiye. Buri giceri cyose cy'amafaranga yawe ugomba kugishora cyangwa kucyemvestinga, inyungu ubonye nayo ukayemvestinga. Igikurikiraho nuko amafaranga atangira kugukorera akaba umucakara wawe. Wa mucakara akabyara abuzukuru, akabyara abuzukuruza, bose bakagukorera. Hari ibintu byinshi byo gushoramo amafaranga ubundi ukunguka wowe wiyicariye. Alikada atanga nk'urugero nko kugura ubutaka, inzu n'ibindi. Icyambere nuko ugomba gushaka ubumenyi bw'ibanze mw'ibyo bintu ushaka gushoramo amafaranga yawe. Uyu munsi tuganiriye ku masomo 3 y'ingenzi ari mu gitabo umukire wa mbere w'i Babylon cyangwa The Richest Man in Babylon. Ni igitabo cyiza cyahinduye ubuzima bwa benshi, nawe cyagufasha guhindura ubuzima bwawe. Nizere ko wungutse byinshi. Ubutaha tuzakomeza n'amasomo cyangwa n'amahame yandi ya nyuma ari mu gitabo The Richest Man in Babylon. Ntiwibagirwe gukora subscribe, like na share. Ibyo byose ni inkunga ubuha Soma Top Books. Mwakoze kubana natwe, Imana ikomeze ibarinde. Murakaza neza kuri Soma Top Books. Tubafasha gutera imbere buhoro buhoro kandi gahoro gahoro, tubasangiza ubumenyi buba buri mu bitabo biri top byabafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Ubushize twaganiriye ku masomo abanza ari mu gitabo umukire wa mbere w'i Babylon cyangwa The Richest Man in Babylon. Uyu munsi turarebera hamwe andi masomo ya nyuma ari muri iki gitabo. Nkwibutsa gukora subscribe, like na share ugashyigikira umuryango mugari wa Soma Top Books. Urakoze cyane. Isomo rya 4 umukire wa mbere w'i Babylon atanga riravuga ngo ugomba kurinda umutungo wawe kugwa mu gihombo. Isomo rikomeye ririmo hano nuko nta buryo na bumwe ushobora gukoresha ngo ijoro rimwe ubyuke wabaye umukire cyangwa wagize amafaranga menshi. Gushaka amafaranga n'urugendo rimwe na rimwe ruba rurerure. Ugomba kwirinda bamwe baza bakubwira ngo nushora hano amafaranga yawe cyangwa nukora iki urahita uba umuherwe, urabona inyungu nyinshi cyane. Ntugomba na rimwe kubizera. Amafaranga yawe ugomba kuyarinda mu buryo bushoboka. Ntugomba gushora mu bintu utazi, ugomba gushora wabanje kwitonda. Ukabanza ukagerageza make, wamara kumenyera ukongeramo andi gahoro gahoro mpaka umaze kugira ubumenyi buhagije. Byanga bikunda ugomba kwiga ukamenya neza ikintu ushaka gushoramo amafaranga yawe mbere yuko ushyiramo ayo mafaranga yawe.
ibyo bikurinda ibihombo no kubura amafaranga yawe. Hari inzira nyinshi zo kurinda amafaranga yawe, nk'urugero kwirinda kuyashora ahantu hamwe. Ugomba kwirinda gushyira amagi yawe mu gatebo kamwe, kuko karamutse kagucitse kakagwa wahomba cyane. Amafaranga yawe ni byiza kuyashora mu bintu bitandukanye, kuko byose bidashobora guhombera rimwe. Ikindi ni ukubana n'abantu bazi neza cyangwa basobanukiwe n'ibyo washoyemo amafaranga yawe n'ibindi byinshi. Ihame cyangwa isomo rya 5 riri mu gitabo The Richest Man in Babylon ni ugutunga inzu yawe. Arikade agira abantu inama avuga ngo ni byiza ko buri muntu wese agira ahantu he aba. Ni byiza ko ugira inzu yawe. Akomeza avuga ko ugomba gukora ibishoboka byose ukabona inzu yawe. Arikade avuga ko gutunga inzu yawe bituma wigirira icyizere. Agira abantu inama avuga ko aho gukodesha inzu ugahora wishyura amafaranga y'ubukode, ikiruta nuko wafata inguzanyo ukubaka inzu yawe ukajya uyishyura buhoro buhoro paka ibaye yawe. Hano uramutse ufite amafaranga, ibyiza nuko wagura yawe aho kugira ngo wirirwe ufata niyo nguzanyo. Iri hame benshi baryumva cyane kuko benshi bazi uburyo kutagira inzu yawe bihangayikisha. Ihame rya 6 ni ugupangira ejo hazaza. Mu yandi magambo ni ukugira umupango w'igihe utagikora cyangwa plan ya retirement, plan y'igihe cya pension. Iri hame rirakomeye cyane kandi ni ingenzi. Icyo tugomba kumenya nuko uko umuntu akura niko agenda asaza, niko agenda atakaza n'imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ibyo yakoraga. Arikade avuga ko ugomba gutegura kandi ugapangira ejo hawe hazaza ukiri muto utarasaza. Ubuzima bw'iyi si bugenda buhindagurika. Icyagutungaga none ejo gishobora kuba kitakiri ku isoko ndetse kitakigezweho, cyangwa se ushobora kurwara ugatakaza ubushobozi bwo kugira icyo wakora kikwinjiriza amafaranga. Ni ngombwa rero ko iteka uzirikana ejo hazaza, ukiteganyiriza ugifite uburyo, kandi ugashora amafaranga yawe mu bintu byakungukira yewe n'igihe waba utagifite ubushobozi bwo gukora, nko kugura amazu akodeshwa n'ibindi byakwinjiriza. Ugomba kumenya ko utazahora uri muto igihe cyose. Ugomba guhora wibaza uti ese ndamutse ndekeye gukora ibyo nakoraga aka kanya nabasha kubaho igihe kingana iki? Ibi nibyo bita financial freedom cyangwa kwigenga mu bukungu ngenekereje mu Kinyarwanda. Isomo rya 7 cyangwa ihame rya 7 riri mu gitabo The Richest Man in Babylon riravuga ngo ugomba kongera ubushobozi bwo kwinjiza umutungo cyangwa amafaranga. Iri hame rishimangira akamaro ko kwiga ndetse no guhora ushaka ubumenyi bw'ikintu icyo ari cyo cyose ukora kikwinjiriza amafaranga. Niba ushaka kwinjiza amafaranga menshi, ugomba kongera ubumenyi n'ubuhanga. Abakire menshi tuzi kuri iyi si iri hame barizi cyane, kuko bose usanga barahinduye kwiga ubuzima bwabo. Usanga bafite ubumenyi mu byo bakora kurusha undi muntu uwo ari we wese. Umugabo wanditse iki gitabo yaravuze ngo amahirwe ntajya atumwanya ku muntu utiteguye. Niba ushaka kugira amafaranga ndetse no kuyatunga ku bwinshi, ntugomba kujya kure y'ubumenyi. Ugomba kwiga uko bashaka amafaranga, uko amafaranga akora, uko wayashora ndetse n'uko wizigama. Umushahara wabona uwo ari wo wose, uko waba ungana kose, ntacyo wakumarira uramutse utazi kwizigama ndetse udafite n'uburyo buzima uyakoresha. Wajya wisanga yose wayamaze uyatanga mu bintu bidasobanutse, mu bintu bidafite umumaro n'ibintu bitagufitiye inyungu. Bityo n'ubukene bukaguma aho ngaho ntibuve ku rugi rw'inzu yawe. Iki gitabo ni cyiza cyane, buri muntu wese akwiye kugisoma. Harimo byinshi kandi byiza byahindura ubuzima bwawe mu buryo bw'ubutunzi. Twabonye amasomo y'ingenzi akirimo, ahasigaye nahawe kuyakurikiza ndetse no kuyahindura ubuzima bwawe. Wakoze kubana natwe. Kora subscribe, like na share, usangiza abandi iyi video, kuko ndabizi neza ko hari aho yabakura kandi hari naho yabageza. Ese haba hari igitabo ukunda wabuze umwanya wo gusoma? Tubwire muri commentaire, tuzagisangiza abakunzi basoma top books. Urakoze cyane, uhabwe umugisha.